REB iri gutegura ibizamini bizakorwa n'abakandida bakoze application ku myanya itandukanye ijyanye no kwigisha muri REB. Uturere natwo twashyize imyanya hanze ku isoko, naho batangaje igihe ibyo bizamini bizakorerwa. Mbibutse yuko ibi bizamini bikoreshwa n'ikigo cya RARICA. Aya makuru yose rero tugiye kuyabagezaho, bana natwe muri iyi video paka irangiye. Iyi ni Akumunsi, kora subscribe usangize n'abandi bose, ubundi tubane umunsi ku wundi. Kuko rero hashize iminsi abantu bakoze application ku myanya itandukanye yo kwigisha mu kigo cya REB, bakaba shortlisted ndetse bakanategereza igihe kinini. Byari bimaze igihe kinini rwose shortlisting itari yaba, ariko kugeza ubu ngubu REB yatangaje yuko iri gutegura ibizamini, ndetse ibyo bizamini hatagize igihinduka byakorwa mu mpera z'ukwezi kwa mbere cyangwa se mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri. Ibi ngibi rero mbibagejeho kugira ngo abantu bari biraye cyangwa se bari mu minsi mikuru bavuga bati ibizamini bizakorwa kera, bibutse yuko ibizamini biri vuba. Ikindi cy'ingenzi ugomba kumenya mu gutegura bino bizamini ni uko ugomba kwirefera ku bizamini biba byarakozwe mu gihe cyashize, kubera yuko abategura ibizamini muri REB ntabwo bafite umwanya wo kujya gutegura ibibazo bishyashya, ahubwo bafata ibizamini 3 cyangwa 4 bateguye mu gihe cyashize, bakavanga bya bibazo bakabivangavanga, hanyuma bagateguramo ikibazo kimwe aricyo cyitwa ikizamini kigizwe n'ibibazo 50 bishyirwa muri system. Ushobora kwibaza uti se ibi bizamini bitegurwa gute? Mifotra ifite uburyo bwihariye bwo guteguramo ibizamini, aho isaba abakozi bari gutegura ibizamini byibuze 3. Hanyuma abakozi ba Mifotra nabo bafite uburenganzira bwo gufata bya bizamini 3 byateguwe kuri buri poste, bagatoranyamo ikizamini kimwe bavangavanze ibibazo. Uburyo rero ibibazo bitegurwa, baba bafite Excel sheet cyangwa se format ya Excel bagenda baterekamo bya bibazo, ndetse bagashyiramo na multiple choice A, B, C, D. Hanyuma hirya hari aho baza gushyira correct answer. Iyo ari correct answer baba bafite uburyo butandukanye baba bahisemo, ariko iyo ari igisubizo cy'ukuri bashyiraho 1, hanyuma yaba ari igisubizo gipfuye cyangwa se kitari cyo bagashyiraho 0. Ibi ngibi nshaka kuzabigaruka mu kiganiro gitaha. Abashaka kumenya uburyo REB iteguramo ibizamini, ndetse n'uburyo abantu babasha kuba bakoperamo ikizamini bakibonye cyose, ukajya gusanga umuntu ikizamini yacyujuje, ukibaza uti se niwe wateguye. Ibi byose rero tuzabigezaho mu gihe kizaza. Icyo tubasaba no gukora subscribe no gusangiza amakuru Akumunsi aho turi hose. Nk'uko nari maze kubibabwira rero, ikizamini kirimo gutegurwa ku myanya yose position yashyize ku isoko, kubera yuko abakandida bazakora barangije kuboneka. Ubu ngubu bari kugenda bahuza amakuru, bahuza ibizamini byagiye bikorwa. Mbibutse yuko abazakora ibizamini ndetse banabikoze mu gihe cyashize, uzisanga amahirwe menshi ku wakoze ibizamini mu gihe cyashize azasanga ibizamini byagarutse, akaba ari n'amahirwe y'umuntu rero kuba yatsinda icyo kizamini. Mbifurije rero intsinzi ku bantu bose bazakora iki kizamini, ni mu mpera z'ukwezi cyangwa se mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri. Gusa ntabwo turabasha kumenya itariki iri precise. Amakuru yose azatangazwa na REB. Ku yindi myanya rero reka tugaruke ku zindi position. Hari imyanya mwagiye mubona mu turere, yaba mu tugari cyangwa se mu mirenge. Hari position z'abasedo, hari position z'aba executive secretary b'utugari, ndetse hari n'imyanya mu turere yagiye ishyirwaho. RARICA nayo yatangaje yuko ibi bizamini bizakorerwa rimwe, kandi position zose zagiye zishyirwa mu karere batangaje yuko zizajya zikorerwa isaha imwe, mu rwego rwo kwirinda yuko hari ibyakopezwa, kubera yuko ari RARICA itegura, cyangwa se abakozi b'uturere bafatanyije n'abakozi ba RARICA basanze gutegurira buri karere bigoye cyane, ahubwo bahitamo systeme yo kuba bahuza amakuru, hanyuma ikizamini cyateguwe kigakorerwa hose mu gihugu hose, mu turere tugiye dutandukanye. Nubwo byaba ari amasaha atandukanye, ariko ntabwo umuntu wakoreye muri Nyaruguru yavuga ati ngiye gukora ikizamini cya Nyaruguru ni saa 8, hanyuma ejo mu gitondo saa 3 nzajya gukorera ikindi kizamini i Kayonza. Ibyo biba bigoye cyane, ari nayo mananiza bashyizemo. Uzajya usanga umuntu waprayinze mu turere dutandukanye yisanze yakoze ikizamini mu karere kamwe, kubera yuko ibizamini babihuje cyangwa se amasaha yegeranye, kandi intera yo kugera mu karere kamwe uva mu kandi ugasanga iyo ntera nini cyane, ntabwo iri bushobokere wa muntu kuba yagera aho ikizamini kiri bukorerwe, ukisanga rero wakoze ikizamini kimwe. Icyo twabasaba rero ni ukwiga ibizamini hose ni bimwe,
ariko icyo nabakonseya mushakisha ibizamini byakozwe. Hari abantu bamenyemo gukoramo bizinesi bacuruza ibizamini byagiye bikorwa. Gutanga amafaranga yawe 1,000 cyangwa 2,000 ntago bivuze yuko uri kuyatakaza, ahubwo ni amahirwe menshi yo kuba wabasha kumenya amakuru menshi y'ingenzi ndetse ukaba watsinda n'icyo kizamini kubera yuko wakibonyeho. Bibutse yuko gutegura ubu ngubu bigorana cyane mu gutegura ikizamini bwa mbere, ariko iyo ibizamini byagiye bikorwaho rwose icyo nakubwira, iyo position imaze gukorwaho inshuro 3 cyangwa 4, nakwizeza yuko bidatwara igihe kinini kugira ngo byibuze shortlisting ibashe kuba yakorwa cyangwa se icyo kizamini kibashe kuba cyakorwa. Usanga ibyinshi bigenda bigaruka, akaba ari ryo banga rero Akumunsi igenda ibigira kugira ngo byibuze ubashe kumenya amakuru yose y'ingenzi kandi kuri wowe n'abandi bose bibashe kuba byabafasha. Iyi rero ni Akumunsi, ababaye shortlisted kuri REB tubifurije kwitegura neza ndetse no gusoma amatsiyeri zose kuri position mwaprayinzeho ndetse no gusoma ibicupuri. Hari ibyo twagiye tubakora Akumunsi, abajoininze groupe yacu ya Akumunsi kuri WhatsApp mwagiye mubibona, ndetse n'abatarajoininga turabashyira link hasi muri video description kugira ngo byibuze niba ufite icyizere cyangwa se ufite ishyaka ryo kujoininga groupe yacu ubashe kuba wayijoininga, kuko ibiboneka byose tubasangiza ku buntu kandi nta kiguzi tubaka. Iyi rero yari Akumunsi, ndakushimiye wowe wakurikiranye kino kiganiro. Icyo ngusaba no gukora share ndetse no gusangiza abandi iyi video ubutumwa, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.